duri duri si bateti duri duri si bateti duri duri jahome ya hene kanchaho tuna tulai banike tuna tulai banima tugushimira yuko ya heme kanchaho uzi ko hari igihe ubona ikiroso ukabura umuntu akeshi ninjoro nka 12 n'igice byo ntago wambona nkacyage twambara dupfukamunwa njye nashaka kubumba umuntu nkaca ku mupolisi nkigendera namwe ubuzima busanzwe ukina comedy nyinama hari umusaza uzambaza rero n'umusaza bita bijyo gukinagaho wenda nyine kamwibariza icyo kiroso cyawe ugiteretse nk'imyaka ingahe guti bamba natolahi uti bamba natolahi uti bamba nakunehi nakutila uti patu mi iti patu mi iti patu kera nifite akazi nkora mu bintu by'amahoteli amafaranga nyabona ariko umunsi wa none kubera ko hari umwana wa mushiki wanjye mbasha kwitaho yabaye iki mushiki wawe mushiki wanjye nawe nta bushobozi afite narakihoreye kuko aho burara ntago marara kwirwa n'ubundi mbwogosa buri munsi bukura narabwire kandi abantu benshi barabukunda nose mbwira iyo uryamye nago bikubangamira kereka nkangutse akeshi nkangutse nanjye ndikanga ngura ngunda bikandenga bikantera kwibaza utubazo twinshi ngura nyuzuza nkanyurwa mu giswahili 079 cyangeza ko kiswahili ko bacyo kiryoshye 078 twagiye abantu mu giswahili 079 9 20 birajyanye nase tuvuga n'igifaransa twagiye mu gifaransa mu cyumba 079 cyari cyongereza 007 nefu okay nefu okay it's okay nefu mu bigana byose nakoze 20 twagiye afite faransa mu bigana byose nakoze besto iki cyo cyumba ikicu bagomba kubimenya ahubwo buriya oya nonese nk'umuntu utazi icyo ikinyarwanda akagombye kuzivuga mu cyongereza twagiye tanya katuzisubiremo 079 079 twagiye ururimi rwose mushaka cyazi uri umva cyazi ubutaha nemeye ko ngomba kugara kuri channel ya Miss Element mwamugaye amashi banyarwanda tugatangirana icyongereza tugasozanya icyongereza gusa muzaduka kandi usobanura aho mvuze ikinyarwanda ukavuga icyongereza gusa kubera ko ngera cyongereza ndajya kwiga mu gitondo kandi ngende oya nibyo nubona mwikanzu kabiri sibyo mbere yuko uca urubanza bwo kumbwiye ngo ariko gute misere uhora mwikanzu gira gushya atari ko buriya nakanazeho iyo kanzu sinyishaka wanegeka ngo yishugunye kubwo ko hari ikisimbura yakanzu nta nayijugunyaga misere Reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze mwe mwakoze subscribe kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda Miss Element TV nk'ibisanzwe ni wa mungu wanyu Mr People Imanzi OG Singwandi Search abakoma mufitiye ko mukomeza muri tambutse uyu munsi rero turi kumwe n'abantu babiri umwe muramuzi ni wa mukobwa wanyu Miss Element ako turi kumwe n'undi muntu w'ikiroso kabisa ugaragara neza asa nkaho atari n'umunyarwanda turaza kubimenya reka dutangire batwibwira Mabuja ibwira abafana bawe nawe urivuga twagiye murakoze witwa Miss Element ele kadukurikizaho na wa mupapa w'ikiroso n'abatubwire se waba witwa nde ndi intwari serukana ishyaka ishyanga bose baranyifuza ngo ndemere indi merera ingabo yego nitwa Dr Kiroso yego ibindi turi kumwe yego nkuko mwabyumvije muri Dr Kiroso nimba avura ibiroso nimba ateraho ibiroso naturaza kubimenya ariko misere biteze ni power umeze neza wariye nanyweye mukara naho amata yara amisere cyakuzagura amata one day
uzayangurira ariko ndabizi ntago ari uko yabuze ahubwo ubanza ari uko ukunda mukara amacezi abanyarwanda bagiye babyumva babimenye si uko nyabuze ahubwo nuko nkunda mukara yego besto ubundi baba bisobanukiwe none se uno munsi rero nazanye umusore ukeka ari ubwa mbere muhuye uno musore rwose yaranyegereye arambwira ati njya mbona ukunda kuba uri kumwe na Miss Element nagize gutya nkajya ndeba amavideo ye nkareba amavideo ye nkifuza guhura nawe cyangwa umukobwa ndamukunda ariko humura wikikanga urumva umusore arambwira ati rwose ariko ibindi arakwibwirira si byo byiza tumuhaye ikaze ahubwo ni iyihe cano turi kumuha ikaze kuri People Empire ni kuri Miss Element turashize se nsigaye nyoberwa na cano yanjye turashize biteze tumuhaye ikaze kuri Miss Dr. Kiloso ikaze urisanga wakisanzura ukinigura. Thank you so much. Maze igihe kingana n'amezi 3 n'igice yego ndeba ibintu bya social media ariko ngeze ahantu kuri cano muvuze hari umuntu ahabonye ndavuga ni nase kutayisubiramo Miss Element birakomeye Miss Element urabizi ko kari umukunzi wa Element Miss urabizi Miss cyo bivuga Miss Element birashoboka yuko nabona ubufasha bwo guhura nawe basi nkamubona niyo namusuhuza gusa kumusuhuza mu kiganza gusa wifuzaga kumusuhuza gusa noneho byonyine none tuyicaranye ubu urumva umeze ute umutima uri hamwe sinzi ukuntu yabyakiriye ariko umutima uri hamwe Misere ndiye buramba numiwe uyu muntu urumva umeze ngiye uri hano nyine gusa sewe besto nabyo tazanzane azanye n'ikiroso no kuri kwimare umuntu ufite ikiroso kimeze gutya akifuza kukubona ndagusuhuje murakoze cyane Uwiteka guha imigisha wowe wifuje murahoye mama welcome kuri Miss Element thank you so much twebwe dukunda abafana bacu wowe mufana wacu niba unkunda ukaba ukunda Miss Element ukabakunze kiroso urabyemere kuza ukabivuga ukabibwira n'abandi twebwe nawe tujye dusubiza abantu inyuma twebwe turabakira tukabaha ikaze nta kiguzi bisaba kuza kwa Miss Element gusa nishimye mbwira se nk'umuntu wankunze wankurashingiye umva nagusimbiye ku bunyamakuru niyo wa hosting nta kibazo basi sorry ubona misenge mu bigori isijya mu bishimbo kamwibariza muri gukora mu kiroso se biremewe urumva nifuje ko duhura ikintu mwasaba se ngifite ni ndumva nta kintu nabima by the way gusa uri mwiza niba ari irari mfite niba ngira irari oya Misere mfite akantu kabi ko kubwira abasore bose ngo ni beza gusa by the way nkunze icyo kiroso cyawe murakoze cyane n'ubwa mbere we n'umusore ufite ikiroso nk'iki by the way ni ubwa mbere yala urumva kimeze gute yes dore ifoto cyaza dore ikiroso umva se mani yes sheri bo umkiza ukuri hari ibintu maze iminsi naribagiwe muri iyi minsi ariko biransaba kuza kureba kuri orere nabiteganyaga kumugira ahubwo nanjye nkibaza namubona se umusheri wamubona niba umushaka nase mbwira wenda nyine kamwibariza icyo kiroso cyawe ugiteretse nk'imyaka ingahe ni imyaka 2 kabamo amezi 3 n'igice n'iminsi nk'umunani none se iki kiroso cyawe ko kibagirana ubushyiramo iki ni amagi ngashyiramo hari wisike bita Hennessy hari ukuntu ufata nk'agakota ngashyiramo ayo mavuta bita sufunifuri nkavangavanga noneho nkajya uko amaze kubusokoza nkabuteramo nkajya ku zuba niyo mpamvu gishayininga wakibonye ariko yesu mbere nyamanitse Misere mu bafana bawe bose uyu niwe mufana wa mbere uyoboye ku kiroso abandi bose nta n'ubwanwa bagira na Scott Scott
hagera bufite ntayo bagiye kureba ashobora kuba afite dukeya ariko tuzaza nawe cyangwa se akaba nawe ikiroso kizaza igihe abenshi bakunda kubutebeza banga nyine ko bugenda bwicwa n'izuba bakabutebeza ariko nkanjye izuba ntacyo bimbwiye ngiye ko mbafite umutakara uba wumva n'iki kiroso cyawe wagikuraho wenda wagize nk'umukunzi se akabigusaba umukunzi akakubwira ati njyewe kino kiroso ntabwo nyine njyewe sibyo nyikunze kandi nawe umukunda ese mbwira wamwemerera icyo kiroso ukaba wagikuraho bo hari umukecuru mfite mu cyaro apana umukecuru ko nabanza nkamubaza nkamugisha inama aragikunda nawe aragikunda ni mere wawe kambwira ati mwana wanjye rero niba umukobwa agukunda koko kaba afite akazi akenshi ubundi nijoro ntabwo bambona cyane koko abanyarwanda batubwire muri kubona ikiroso mukamura umuntu reba muri kamera ko abanyarwanda baze kuba batubwire narakihoreye kuko aho burara ntabwo marara kwirwa n'ubundi bwogosa buri munsi bukura narabwire kandi abantu benshi barabukunda mbwira iyo uryamye ntabwo bikubangamira kereka iyo nkangutse akenshi iyo nkangutse nanjye ndikanga we nawe arikanga ndakwinjiriye ubu ukomeza gutya hasi hameze hate haraho ni isuku akenshi kuko urumva dukunda kujya koga iyo twagiye gukina imipira bisaba isuku mu kwaha na hariya woga ari uko wagiye gukina umupira cyangwa mu buzima busanzwe ni buri gitondo ubundi ndoga buri gitondo gusa ni buri gitondo gusa nimugoroba ko ntabwo akenshi mba mfite umwanya ntabwo akenshi mba mfite umwanya uyu mufana wanjye mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe ndi umukwaferi ndogosha arogosha niba ukunze umukwaferi umucongo urakubonye n'ujya ukogosha wowe ntabwo ujya wiyogoshesha nibagiwe uramwogosha urogosha ukanasuka ariko kogosha nanone ntabwo mbikora buri munsi hari ahandi nkunze kuba ndi akenshi kuriya nyine muzajya muhura n'ikibazo cy'uburwayi amenyo kwambika pareye harandi kwa muganga nkorera iremera stade mu nzu z'abangirikani ariko se kameramani niza sound umbwire ese jya kuri kamera ese wagwane ibintu bimeze neza urabona uyu musore wacu bonda mubona muhere hasi umva muhere hasi mwereka abanyarwanda mbabarira ubamwereke umva ukurura ifoto ewana uzominge n'iki kiroso uko kimeze uko giteye ariko kurura ifoto nanjye namwegamiyeho shawe kamerama dore iyi ni thumbnail igarukire hano igarukire nkwereka akantu mfasha maze nabugaruka umva nkubwire nshaka kongera ukivuga cya kivugo ntabwo nanacyumvise neza ndi umugabo nkunda kwivuga iyo turi mu bitaramo ntekereza ko akenshi ari njyewe unabiyobora nkaba nkaye musingi ndi intwari iserukana ishyaka ishyanga bose baranyifuza ngo ndimirinde imerera ingabo ntabwo ari cyo cyonyine rero ndi utajabukana imitima ingamba zimisha imiti kurwanya imbirimba ndi intwari inkotanyi amenya yashinze urugamba rukora amaso rwa mingane mu karagandekwe nanga n'abishoboye ndarakara turashize naho uzi ko biheruka mu cyaro bivugira icyo bita kwivugira inka mu cyaro za Nyamagabe za Nyamasheke hose none se mbwira warize ntabwo nize amashuri menshi ariko aho nabashe kugarukira mbasha kwiyeranja ahantu hariho hose none se wize amashuri angahe nize amashuri 6 yisumbuye mfite diplome ni segonderi nigamo indimi n'ubuvanganzo ikeke muri kumva uko bivuga ntabwo mbizi ntabwo nize Kinyarwanda Kiswahili ubwo izo ndimi zose n'igiswahili urakizi uramanuka yesu none se ukankubaze abaganga basigaye abaganga bararangije segonderi gusa nta kaminuza aho rero nabivuze ariko ntabwo nize mbisobanura hari ibyo bita customer care uri mu customer care yes mu customer care ariko n'ibindi ndi kwiga bya reception kubera nkatwe tuba twarize indimi tubasha kwakira abanyamahanga nabyo ndi kwiga reception ukageza nka kwakira ndashaka kujya kureba umudentiste ndashaka umuginecologue ndashaka umupediatri n'ushinzwe abana pediatri umuganga ushinzwe abana numvishamo umupediatri umuganga w'abana ni pediatri ni ururimi rw'abanyamahanga nyine so waza nka kwakira muri iyo serivisi kandi dutanga serivisi nziza naho yego nese ubu nkamubaze musore ubu ufite imyaka ingahe 31 ntabwo ni myinshi se hajya ubwiye umuntu w'umusore ashaje bamwita ko yaguye
ureze ni menopause na andropause umugabo avuga gutera andropause urumva ni mu Gifaransa Faransa yataranutse babyita gutaranuka none se ubwo nta n'umwana ufite hanze oya narabyirinze ibyo bintu ntabwo ari byiza buriya nta butwari burimo ko ufite umwana hanze akenshi ntabwo abenshi banabakurikirana yigira mu bindi by'isi wa mwana reka nkubwire ko umusirimu birakubereye pe reba we n'agakaramu gasa nk'uwegamira nase nk'uwekeguri umeze gutya bimeze bitari kiri gute gusa reka nkubwire kuba umukire byakubera akira ubukire mu izina rya Yesu amen Miss Element arahanuye sibwo wabaye umuhanuzi ako kantu gasubire mu baro gasubiremo akira ubukire mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha kandi tubusangire ni ukuri ako kantu canze amase kuki kare wari wakibagiwe kandi nakibagiwe ukuntu kwa kundi naje ariko nagatekereje ko ndi bukavuge for the ending dusoza yes uyu muntu afite n'akongeza ko kwiranja kandi umva yari izindi ndimi comment ça va Igifaransa je t'aime comment ça va bien ça va t'appelliti ibintu je m'appelle yes icyo ni Igifaransa it's okay mbese misere reka mbanze mbwire Dr Kiroso Dr akantu ka Dr ukongera Dr Kiroso nkawe kuba uhuye na Miss Element wari ufite inzozi umaranye igihe kinini wifuza kuzahura nawe ukamuramutsa ihangane nubwo ubizi ko ari sheri wayere ugira ikintu umubwira niba wamutera n'imitoma nabyo biremewe ihangane ugira ikintu umubwira icyo navuga cya mbere cyo ndishimye ndanezerewe maze igihe cyane mpanga kuzahura na Miss Element uyu munsi iyi tariki iyi saha uku kwezi uyu mwaka cyaza nakunze Kiroso ntago nagukunze nge nikundiye Kiroso wari umaze kunsobanura gute Kiroso nge umva cyaza afite Kiroso hari icyo bita nkunda mama wawe nanga papa wawe ubuse watwando no kuvuga gute umva uri yangeyo nishimye cyane ndanarira yego sha mama we ndetse ubwire urumva hari icyo bita maniga ufite Kiroso pe cyaza asa nta kuntu nacamo gutya nkongera ngahinguranya gutya nkagica amata urabyemerewe nabara kugica amata urabyemerewe nkajya nyiraza ku musego asiga gatereka ikindi yego urabyemerewe wowe uzi ko hari igihe ubona Kiroso ukabura umuntu akenshi ninjoro nka 12:00 n'igice byo ntago wambona nkacyaje twambara dupfukamunwa njye nashaka kubumba umuntu nkaca ku mupolisi nkigendera namwe ubuzima busanzwe ukina comedy hari umusaza uzambaza rero n'umusaza bita bijyo uramuzi umusanze ndamuzi mujya mukora umubaje Dr Kiroso uramuzi ese ni mwebwe dukina naza kamonyiyo za Muhanga iyo ngiyo ndumva uramusaza aranzi cyane yego mwamubaza rwose cyaza nyine agataye kawe ndi gatonya ni gatonya nyine niyo mpamvu umuntu abona Kiroso akabura umuntu ase ubu ntago Kiroso cyaba kimwonka birashoboka ariko byo bita konka aya ni icyonka abana gishobora kuba ufite icyonka umubiri cyangwa iki buretse gasa nk'ugira gutya ndera turashize ako misere ongera bimerere ibyo nashaka nabibonye cyaza upfanye Kiroso ase natuba barese nkurarama turebe no munsi nimba kirimo nararamye hose naberetse kunora kirasakaye buretse gato nakugama uzi ko nakugamamo maniga akenshi hari umukobwa twize guteretana yari mugufi no twatuye kumwe we akaza akagarukira munsi nakimukubita ku mutwe bakagira ngo ni umuntu umwe kubera ko aza kugama hano munsi ndimbuka n'imvura hari imvura igeze kugwa ariko wa gatandatu imvura nyinshi cyane ntabwo yamunyagiye narakimugamisha bacyugamyemo nyine yego yugamyemo yes yugamyemo ubu imvura ntabwo yakinjiramo oya akoshakira kongo uzi ko ntushaka gutwara minota ya 5 akeshi imeze nk'ikofu ubundi ntabwo yayitwaramo nayitwaramo ijana babibikamo twese twumve Imana yabibikamo Miss Element yakrashinze ku Kiroso pe nta kindi uzacunge reba hano ubundi nshaka ko nyine urebana icyoroshye cyaza gusa ufite n'iminwa myiza thank you so much ubundi kamwereke urumva bitabaye bibiri guhera hano kuza gutya ufite ahantu heza simwemeye
Banyarwanda nimwemeye abanyarwanda ufite n'agatwe keza nyine ukuntu wiyogoshesha thank you so bimeze much neza umucongo ni nk'umwe wa nuza noneho hari ikintu kinunguye hari ikintu kinunguye njyewe naje nshaka guhura na Miss Element none ngeze mu kibuga abantu bese bakunda ikiroso cyane kandi nagiteretse nikinira ntacyo nzakuraho mu byumve mw'abantu mwe wamakazi wo gukora muri ofisi yihe ntabwo nzabukuraho sibyo ntabwo nzabukuraho umva se mfasha ugende umvugishiriza uriya muntu umubwire wagwara ubundi uko ibintu bikorwa ese we oya nabaretse kugenda umva nkubwire rero ukuntu idiri bimeze urukumva hari icyo bita hoya umva nkubwire kambe mvuyemo gato sibyo pipo umva pipo ngwino hano besto akantu nshaka gukemura nawe wabonye wagwana ubu muganiriza ndaje gato Dr. Kiroso yes viteze bisaho none se imana yego urumva none utuje kuba umaze guhura na Miss Element urumva umeze neza ndumva ntuje ubaho ndi buryame noneho pe ndaruhuka ugiye kunyara ariko iwawe ariko so wayebye mveni oya nanimfasheho oya mfite ikindi mfite undi murasta nanjye guciringa nawe undi murasta mwamugiye nawe uri hano hafi se ingo pe ese utamuze ngo dusuhuze oya ntago ari ngombwa ariko ari kudufasha nanjye urumva nanjye nigomwe nza kubareba kandi burya umushyitsi oya uwo murasta nshaka kumuhostinga wenyine gusa one day se watubariye koko mbababarire se gute umutumire basaza dusuhuza wenda ngire yisubirireyo oya ntabwo mbishaka kuko nshaka ko ibintu byiwe biraba biri personal yes personal icyo bita personal ibintu byawe biri personal personal ku giti cye ese uzi gufiringa personal shahaya ariko I can try ushobora kugerageza I can try no kugerageza cyaza nahuye n'ikibazo essay ariko zo ko uvugishije ukuri koko nikishe oya umva kuba gutyo kimeze ntuzanagikure have bikora mutanacyanduza ko mfite neza ikinyigizi cyane mfite agasokozo uraza kukisokoza neza ko wakije umva se ngo Miss Element Kiroso arakiranguye nako singaka se ntago ushaka Kiroso ariko reka nkubwire iyo Element abadahari ndakubwiza ukuri no mukobwa kurara hano ikwana paka mubona oya mu buzima busanzwe bwo nageza 2:2 mu buzima busanzwe cyo niba nawe wari ubizingirirare nibyagutunga n'abafana be babimenye ngirirare mubyumve nibyagutangaza ko nakubwira ko nkukunda nabandi nkababwira ko mbakunda nyine ngirirare akwirari ryanjye ni iry'akanya gato aho ngaho ni ukuri ni byiza cyane ariko mu buzima busanzwe barabizi ko wiyeguriye umukozi w'Imana Element ariko umva zikamanze nyikorakoremo ndaza muretse mbe nkahishamo hano ndaza kugisokoza nyuma turi gusoza none se mbwira karama hari icyo bita gucisha niba ari ugucisha kera nagiye numva ngo yewe ukajya kumva byo mu cyaro ukajya kumva ngo uriya muntu yaracishije cyangwa waba ufite ikintu uhorana bakavuga ngo hari wagicishirije ngo hari imbwa ngo ntabwo igihave hari ihene y'isekurume wajya ngo yacishirije mbwira nk'icyo kiroso cyawe niba waragicishirijemo shaho twege umuryango wacu yose ni abapasiteri pe bamarume barasenga byaba ari sawa n'icyo kiroso ako misere ihangana umusome turabikwemereye oya kumusomaho ntibyakunda basi byigere use nk'ubigerageza nuko nabikubwiye ariko njye mfite boyfriend uramufite mfite boyfriend urumva hari aho nemerewe kugeza naho natemerewe kugeza urumva kandi ikindi boyfriend wanjye ibi bintu arabikurikirana kandi arabibona 5/5 urumva rero nkusomye shandakurahiye urumva naba nisenge byari byanzanye kukubona urumva nuko nabanze gukunda inyigisho zawe ibyo ukina ariko ndavuga na nyuma nta kandi kantu kurongora cyangwa guca imyeyo wakunze izihe nyigisho uzi niyo wabwira ngo ariko muzi ko u Rwanda harimo umutekano ibyo byonyine iyo ni inyigisho yakubonye cyane utembera mu mujyi cyane karakonyine rero iyo nkumvise ni keza cyane Kiroso hari ibintu wari wambwiye utigeze umwivuga ambwiye ko ukunda igitwenge cye ahubwo nari nzi ko ndi bubimusabe natwenge ni ukuri pe iyo asetse noneho
sinzi ukuntu njyewe mbifata nk'indi level ariko pe useka neza ni ukuri useka neza ko foromye yambwiye ngo ujye kugura ishinyo y'umukara niba ari ishinyo niba ari inyo sinabwise hamwe kwa muganga nyine ko tubikora byose barabikora cyane nk'ubu niwayinkiramo ishinyo y'umukara ko bayinegetse ngo ndasega ngo akazi y'umutuku niyo bagutegetse oya wazaza ni ukuri wazaza kuko gusa ntitwamenyanyera hari ikindi kibazo wambwiye ko ukora customer care ahubwo ikibazo ngiye kuvuga ngiye kwaka nimero kandi telefone yarapfuye ufite telefone ndayifite ariko ntabwo ishobora guhamagara nk'uko turi hano ishobora kuba itarenza nko hano kuri ntuza ya convention ntabwo convention yaharenze ariko irimo ifone ndayigura ifone bayita ngo iki irimo memory card naguze memory card ubwo irimo nayo rero misere mbanamaguye nabaye mbabare ndebere wa muntu w'ikirozo telefone atunze haje girlfriend niki n'umukunzi girlfriend ni umuntu si mu cyongereza se ni umukobwa ni umukobwa w'umukunzi ni umukunzi w'umukobwa ufite girlfriend we arahari my love ariko ntago biracamo rero onuri oh my god n'utuntu byose ko ari bya bintu nyine tuba twita abantu amazina n'ikinga aho nawe reba itaza kugukata ariko inyuma umenye ko inyuma yaramenetse itaza ko nanjye narayitunze warayitunze nawe none nanjye ndeke kwiheba ntabwo wakiheba uzwaje umuntu ambaza anyaka nimero yanjye ndamuha nimero yihenda njye ntabwo nagiye isoni zo gutanga nimero muri butushe muri iyi telefone ubu wazima nimero zawe mukanze gushyiriremo zishyiramo noneho umva banyarwanda no nababwira iki wajuje guha none uciye na nimero nayizanye mu gatelefone gahamagara mu kilometero kandi mumbwira ngo wakwe ibyo byanwa byawe wabikuye dore bitangiye kubyara umusaruro nese kiroso habura iki ngo ugure telefone nzima habura iki ngo ugure telefone nzima rero n'ubukene pe n'ubukene phone yawe soko yuzuye ako ngo yuzuye nanjye kwisevinga none biranze uyishyizemo nge nzifata mu mutwe kwa na telefone mfite uzacunga kenshi burya abantu batize abafite nk'agatelefone nkaka nta nimero zirimo ariko azifite mu mutwe yagushaka ndayihamagara nyuma y'ikiganiro so ariko ababyumva bazantera inkunga nanjye gutunga telefone ni ukuri bino biragayitse bakunze ba Miserement biragayitse uyu musore namukundiye ikiroso nkawe rero ntiwabura ikintu umukundaho wakimukunzeho wamutera inkunga pe basi akabona nayitunge gace nanjye ubwanjye rega mba niba akajya hirya n'amaserifi nanjye mba mbabaje niyo ngenda mu muhanda ukubuye umuhanda perezida duhaye mfite telefone nk'iyi nanjye bintera isoni sinabasha gufotora wenda nk'umukino mu posting umukindo undi se Kagame yigeze akubwira ngo umufotorere umukindo burya byerekana ukuntu ukunda u Rwanda wasanga agashasho ugafotora ukakereka umuntu ukuri isuku mu rwego rwa Kigali ku kigaragara kari hari oya wese n'ubugome oya ntawasenya nukumenyesha ibyo babyita kumenyesha ntawabisenya ndeba ni gute ufasha ntawabisenya ndeba we hoya kirazira ntawasenya convention hoya kirazira none ngo ntawasenya amashuri we hoya kirazira hari icyo bita ngo ugikumwe kera mu cyaro baje nyine kwamamaza haje babyita kwamamaza bakajya bagira ngo ugikumwe kugipfusa igikumwe kugipfusa birabihe murabizi birabihe banumva basanga bose bateguye makote nk'uku kuba Evan nawe ubwo kandi bawifunze n'ikiroso cyane uzejo bundi samana nagiye gutora samana nagezemo njye mu kwifunga japa hasi akabunuza urumva ntabwo aba yabunuje ese kiroso ikibazo cy'amatsiko none kuvuga ngo ikibazo cyo ku mufuka ni iki ikositime wayitiye cyangwa kera nari mfite akazi pe nari mfite akazi nkora mu bintu by'amahoteli amafaranga nyabona ariko umunsi wa none kubera ko hari umwana wa mushiki wanjye mbasha kwitaho yabaye iki mushiki wawe mushiki wanjye nawe nta bushobozi afite ni kwa kundi umuntu yisayidira akabyara oya ni mushiki wanjye nta bushobozi afite ngiye mfasha noneho ubwo ni mwishywa wanjye bigatuma rero nanjye ubushobozi bunshirana icyo ubona udusangira na mwinshi ariko mbonye nk'inkunga ubu ngubu ariko se ubundi wamugana ubu wazabiretse nta gahato se gusangira nawe
Shaka kana nukuri ninjye ugafasha pe kandi kugafasha katahana n'amanota meza nagahungu atahana n'amanota meza pe uzamufasha nukuri nzamufasha nanjye nesinzabura umuntu ufasha yiga mu kangahe kiga mu 5 seconde primaire nanjye go seconde cha misere ubushobozi bucyo ufite ako kana nta kintu wagafasha niyo akagura amakayi n'abiri Gitaka kazanga urumva kugembwa ari ikintu yabankorereye cyane niba ari amakayi 10 ngura ubwo nagura 8 haje kugihembwe kizarangira ryari zarangije ubundi mu kwa kane sinzi kereka turi mu kwa kane umuntu uza mu kwibuka ubundi ni mu kwa kwibuka ni kurangira kumwe basubira ku ishuri abantu uzamamagare cyane ukuri murakoze cyane uzamamagare asigaye turebe anabyumva aho ari umusa azakurikirana kino kiganiro azamenye ko hari umuntu wamwemera amakaye ndayamwemereye wenda simvuze umubare nzamuha kuko bucya bucyana yandi ahubwo hari ikaramu nawe mwayitekerejeho ikaramu mesaje yazandikisha iki hari umugani nabonye urumva ngo ngimbeba uyiha biswi igahita igusaba nicyo gusomeza uzwara umuntu ikintu mwatse ariko ushatse kuvuga ko yari imbeba nyine umuhaye amakayi ahita gusaba n'ikaramu urumva umugani nicyo okay no kumuha ikaramu nta kibazo ako siko mbona uzigendana no mu ikote ubu wabura iyimuha ikaramu yo zanayikuye ntabwo iyo wayimuha uzwandika muri registre gusa tuno dukayi twa Musani tashobora kwandikamo yego ariko ntacyo yose si bwa mbere ubuyibonye ni ubwa mbere usa ni nziza ni nziza inandika n'umukono mwiza so ariko hagataho no kuri ndishimye ndanezerewe hari abantu nabwiye ko hano ngiye ndi buhahure na Miss Element mu byumve namubonye kandi pe Changiye kangubwira sibyo nubwo ndi umusitari gusa nawe njya niyemera nukuri nakwishimiye pe burareka ngubwire hari undi waza nkuko batse burasuza babiri net bibi yanjye nago ariko meza buriya umuntu naza kugana nukuri we uzamusubiza inyuma uzamwakire kuko aho tuba twarahageze tubikesha mwebwe sibyo niyo mpamvu mwebwe mutureba turabakunda cyane ahubwo mukande subscribe muguma muduteza imbere muntu wanje nugenda udakanza kuri subscribe muntu ubonye Miss Element ukabona kiroso bwa mbere nugenda udakanza subscribe turabakunda tukabahoza ku mutima rero nge ntabwo njye niyemera kuko mba nzi neza aho navuye nkaba nzi neza ko aho ngeze ari mwe mwabigize mu ruhare ahubwo mugume muturebe maze tubabwataraze niyo mpamvu rero ntihazagira uwumva akeneye guhura na misere urumva ngo yumve yitinya no oya no kuri ni karibu nabibonye ufa ngiye nkunda abantu buriya rero nshaka guhukura abanyarwanda so hari igihe wenda nza n'umutumirwa bakabona turindi kumubaza ibintu byinshi rimwe na rimwe ibidakwiye umunsi wabaye seri oya beretse gato hari igihe wenda mbaza umutumirwa wenda reka tuvuge natumiye umusaza mubajije ibidakwiye bamwe muri bo bagatera comment ngo nago nago byari bikwiye kubaza umusaza gutyo so hano rero iyo wahageze nago ubukira umusaza hano ugendera ku mategeko yanjye kuko hano ni iwanjye hano ugendera ku mategeko yanjye sibyo tuba twabaye iki tuba twabaye umwe wenda sinagukomeretsa akumba nyeneye ibi we ntanubwo uvuga nyine mba nyeneye kubashimisha sibyo so ntago abantu bakunda ibintu kimwe nta nubwo babibona kimwe ariko iyo ugeze hano kuri Miss Element nukuri pe nyine nubaha abantu ako tuba turi kuganira so hari abakunda ibyo bibi ibyo nita ko wenda namubajije ukabyita bibi hari ababikunda ko nabimubajije wowe ugakunda ko wenda nabajije umusaza bitari ngombwa ko mbimubaza rero hano yahageze sibyo abari bwishyurwe ntago aba yaje kwicara kuri kamera yanjye ubusa sibyo mba ngomba rero ayo mafaranga namwishiye kuyabyaza iki umusaruro wenda sinamubwira nabi hano tuba turi mu kazi ubuzima turiho hano kuri kamera butandukanye n'ubwahehe bwo hanze rero nshuti yanjye ntukangure comment ngo mve ko ndi discipline sibyo ndi umukobwa mwiza kandi wubaha gusa ikintu ugomba kumenya hano mba ndi mu kazi cyane rwose nkunda gusa sagato ngo nkundi nkundwa nushaka ko nkunda kandi nkunda nushaka ko tubigendanamo neza sibyo ubwo rero ni wifuza ko nkunda uzankunda nutifuza nyine nabibonye ko babigarukaho kenshi kuko kingo wabajije umusaza gutya I know no munsi baye ngombwa kubasubiza nyine nabibonaga natinda kubasubiza oya nabibonaga urumva abakunzi banye ndabubaha kandi ndabakunda niba nyesha kuba meze gutya sibyo okay ukicara ukavuga ngo sengu iyo kanzu ngo wazanye kuri kamera ngo nejo warayizanye okay buriya rero uvuga ikintu uzi neza ko wahindura icyo kintu wavuze sibyo buriya nge sinaza ngo mvuge ngo kuraho iki kiroso nzi neza ko nta kindi kiri busimbura iki kiroso niba ubona ko kiroso yambara ikote kabiri
ugomba guhamagara uvuga ati mva nkubwire rero nkushyiriyeho 30,000 yego sha nkushyiriyeho 50,000 hindura iryo kode hari ikindi se si ibyo nibyo tuba dukeneye rero kwibaraguza abanyarwanda muhindura ibintu kwibaraguza ngo misere ngo yazanye ikanzu ngo kabiri ngo ni gute ngo tunge gacizo waranguriye fone itunge gacizo nzanga kwishugunya nanze kwishugunya wanguriye indi kanzu nziza ndende nanga kugujugunya buno bunuza hari igihe urarezo barambura pe ngewe uretse gato nshuti zanjye nabure wara reka ngewe ukuri babwire ngewe nkunda abafana ntago wamvugira umufana nabi ngo mubyumve ni ubwa mbere nkubonye si ubwa mbere ni ubwa mbere muye nawe sinari nkuzi ariko waje ungana no kuba waza uvuga ati nkeneye guhura na Miss Eri byonyine ndabikubahira iby'agaciro ni iby'agaciro usko noze 2:30 mu gitondo 2 nemaze gukaraba kandi none dore muhuye saa 9 hafi saa 10 kandi yasanze gukomeza nkategereza paka ariko yihanganya aranegereza niyo mpamvu nkubwiye rero numbona mwikanzu kabiri sibyo mbere yuko uca urubanza bwo kumbwira ngo ariko gute misere uhora mwikanzu imwe gira gushya ariko buriya nakanazeho iyo kanzu sinyishaka nigeka ngo yishugunye kubwo ko hari ikisimbura yakanzu nta nayijugunya da misere dore ikintu gihari umuntu wese wifuza ko gutera iyo comment muhe nimero yawe ajya itavuga ati iyo kanzu cyakugenda itugura izindi ebyiri zifite andi mabara iyo kanzu yijugunye kuko biretse babwire umuntu ajya guhamagara ubwo ati iyo kanzu yijugunye ahita akanda akenye kubera ibabikoze ndajya nambara umwenda kane bahe nimero wowe ngenda yibaha byarambabaje nyine ndabireba benshi muri comment uzazisome ngo ariko mama mwako gapantaro ni kuhoramo okay niba utagashaka we nangize ko ndabafite babiri dukorana wari ko pantaro ni hora miyingiyi niyo mara muzacunga no kwabijye bijya niyi nta yindi pantaro ugomba kwenda kandi nako bazi ko uniforme yanjye iyo pantaro buri munsi bw'imesa nijoro ukareka gato wikita kuri uniforme wenda we ko bite no kukina filime wenda niyo uniforme yawe ako misere we urumva afite akazi gahoraho sibyo wenda nanahindura akose niba nafite ubushobozi bwo guhindura mbizire uretse gato mbanze mbarabure niba nafite ubushobozi bwo guhindura mbizire okay niba ubona yuko bikubangamiye kuba nambaye ikanzu kabiri gira gutya atari ko buranda kwemera ubundi wowe ujya kumamagara banje kukanagaho ati se wabonye aka message iyo kanzu ndavuze ngo nukuri nibyo ibyo niko ngiye nkunda kubwiza abantu kuri sinshobora kubwira umuntu ngo wandayawe ngo reka uburayo ndi kumuha igishoro se kindakora yabihisemo se impamvu se yabikoze wenda niyo nzira ye ibyo ngiye pe nubahira umuntu icyo ari cyo niba uri umujura ndakubuza ubujura se ukora iki umutunge se ego niba rero mfite uwo mwenda umwe ngomba kubifiringa ko ari umwe wabona yuko wa mwenda ukubangamiye guhora ubona ukagira icyo ukora sapoti yanyu tuba twikiye simbabwiye nabi bashura nimurakare kuko ngiye biretse gato hano turi kuganira kandi kirazira wenda gutuka abafana nge simbatutse ndabakundana nababwiye yuko ibi ngibi nkora kuba meze gutya nimwe mbikesha kuba nsushishije ngashyiramo amasaro bikora bake none se sibyo kandi rero ni mwebwe kandi bimenye muri uyu mwaka dutangiye ni mwebwe mwatumye aya masaro ageraho hano niyo mpamvu mbubaha asante sana kabisa nta bintu by'ibikabyo ngo amaherena oya ibyo bintu na makeup sinjya mbijyamo ibyo bintu sinjya mbijyamo cyanzanye nanjye rero sinjya mbijyamo pe uratandukanye nako kantu wankundiye so rero nari nyiraho ngaho mbabwira ukuri niba ikintu utagikunze gikunda ariko uvuga ati ngiye nyene bora hari umuntu nakunze wenda nubwo atabikoze wenda ubutaha wenda azisubira wenda azabikora neza ko yambwiye hajya ni hajya unakubwiye ngo iki ni next week mu cyumweru kizaza cyangwa mu cyumweru gitaha yarambwiye ati ese umuntu ashaka kubafasha mu kiganiro yabafasha gute ko yarabivuze muri comment arabwo ati ngiye kuba mukoresha sound ya telefone birandambiye byaramubabaje ngita munyemuha muri comment ahita nyandikira arambwira ati sound zigura ngahe ndabimugara ati sinkubwiye hajya next week yego nzabikora wenda n'abantu batabibonye bagiye mu kiganiro gitweruka gukora mu mujyi bare muri comment baza kubona barebe umuntu w'umugabo barebe uwo muntu buriye kankubwire buriye yavuze akantu keza nubwo atarabikora ariko ndamushimiye kubwo ko yabonye ikintu gikenewe
ahita agira atanga gute ubufasha. gusa niyumva umushimiye ngo wavuga ati ubwo banshimiye birabaye kuko kubera ko ngewe akanwa kagushimiye karaza kakugaya kuko sindakabati next week ndabibara ngenda bibara niba ari kimwe ndahera ku wa mbere mbara kugeza igihe next week izarangirira uzaza utubwira ati dore ati mureke mbabwire ngize microphone wa muntu wa next week yabikoze nanabishaka uzamuvuga mu kiganiro ariko natabishaka azamu uburenganzira muvuge cyangwa nanamuzare hano yes uzamuzana abanyarwanda bamubone asigaye mbibereke gusa uriya muntu nubwo ntabyo yakoze wenda nyine yambwiye azabikorera sinanamugaye kuko yabitekereje byonyine akabimbwira uzi umuntu wambwira ati yo kanzu ndayirambiwe ariko ku cyumweru gitanza kugurira gashyashya bizangurira agatandi gaterefone yes wenda ufite tunge gaceze nzagukura kuri tunge gaceze buri cyizere nubwo kiraza amasinde ariko byibura utarambiye n'ibyarababiri cyane nukuri kandi bajya bavuga ngo kwizera kugira kurarema bakunzi banjye inshuti zanjye wenda kuba mbabwiye gutyo nshatse kuvuga ku bantu bambwira wenda singira ikinyabupfura ndubaha ikintu natojwe cya mbere na mbere ndubaha sibyo kandi nyine buri muntu wese mwubahira icyo ari cyo misere nukuri ko nanjye sinzi ubundi kukubona nimba kushyize umucyo ku bintu ndi kubona uyisoba n'inzobe ariko yarubaha best wanjye ni uko ahora gusa hajya bavuga anyway okay it's okay ndabakunda turabakunda cyazi cyo mukunda no kumaze no kumenya icyongereza erega imihanda n'ibitari ibi nzabimenya gusa ndabakunda kandi ndabakunda cyane mbahoza ku mutima impamvu mba mbabwiye ibyo bintu nuko muba mwatoboye mukabivuga so muvuga n'ibindi rero ariko muri uko kuvuga hari icyo bita buriya bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba ko kunkunda sibyo niba unkunda sibyo ukaba urambiwe ikanzu yanjye ukaba urambiwe ipantaro yanjye muramo ukaba urambiwe ko nta mikrofone ngira ukaba ubirambiwe gira icyo ukora mbibone misere kambaho akanimero banzu wahe nimero ubundi tugane ku musozo nimero yanjye ni 079 ariko buretse gato buriya iyo ugiye muri channel yanjye ku muntu usobanukiwe nimero yanjye ibamo iyo winjiye muri channel urareba ushaka gutera inkunga Miss Element urazibona nimero yanjye so gusa ku bantu batabisobanukiwe hoya wenda ushobora kuba atari wo mu cyaro kaba atarabyitayeho it's okay kamubwire niwe bongeye guha nimero cyane babandi bavuga ngo ikanzu ndayirambiwe ipantaro ndayirambiwe sibyo abari mwe mufatiye nimero umva kirasi cyo cyayo uri kunywa ubanza wandike nimero shiri cyayi hasi niba uri mu kazi niba ari machine stop banza wandike nimero ya Miss banza wandike nimero ya Miss bana bari kurya umuceri barekera burekeye mwana banza wandike nimero ya Miss twagiye ahubwo umwandika afite amakaramu 079 20 312 babarira oya nayisubemo ko hari umudiaspora kunywa ikawa yari yanze kwishyira akayishyize hasi yumvisha utangiye ugezemo agashyira hasi ikawa ongera umubwire buriya buretse ndaza kukuvugaho 079 20 uzi ko wajya ngo turi kwa Gitwaza murakoze niwe wazanye systeme yo kuba umuntu yavuga undi agasubiramo akavuga ikinyarwanda undi akagira ute akavuga icyongereza wallahi ahubwo buriya oya nonese nk'umuntu utazi ikinyarwanda akagombye kuzivuga mu cyongereza twagiye tanya katuzisubiremo 079 twagiye ururimi rwose mushaka cyazi uri umva cyazi ubutaha nemeye ko ngomba kugara kuri channel ya Miss Element mwamumeye amashi abanyarwanda tugatangirana icyongereza tugasozanya icyongereza gusa muzadukora kandi usobanura aho mvuze ikinyarwanda ukavuga icyongereza gusa kubera ko ngera cyongereza ndajya kwiga mu gitondo kandi ngenda n'ukuri oya nibyo n'ukuri rizina ibyo bintu ngende twagiye hari ibitabo bacuruza byanditseho English nzakigura uvuga ikinyarwanda icyongereza twagiye aho ubwo nshaka kuzana system kwa 079 okay kanangira 079 mugiye kuyivuga mwese muri kamera twagiye 079 079 20 97 312 312 amashi menshi cyane
yego yego hari abatumva icyongereza se bumva igiswahili ariko ibintu birajyanye we tuvuga n'igifaransa n'igifaransa twagiye mu gifaransa mu cyumba 079 079 icyo ni icyongereza 079 okay nefu okay it's okay urasekeje nefu mu biganiro byose nakoze 20 twagiye mu ab'igifaransa biganiro byose nakoze besto iki cyo umva iki cyo we bagomba kubimenya iki cyo kirarenze bro twatekomeye wanjye cyaze ibaze twamuhuye bwa mbere mugakora n'ikiganiro cy'umurongo cyoshe gutya cyaze twagiye zero tujye mu gifaransa duhere mu gifaransa no mu giswahili turazamo naho turajyayo aho ushaka hose 079 079 20 20 icyenda karindwi 9 7 icyenda karindwi 9 7 gatatu 12 turuwa 12 twagiye gatatu 12 gatatu ni imibare itatu gatatu 12 wenda wavuga gutyo turuwa 12 12 si icyongereza turuwa 12 icyongereza turuwa 12 se ko numva harimo kabiri gusa 12 11 12 13 14 okay katujye mu giswahili 079 078 cyongeza ko cyiswa ariko mva cyo kiryoshye 078 twagiye abantu mu giswahili twagiye 079 079 20 20 icyenda karindwi 9 7 gatatu 12 gatatu 3 12 3 12 umaze cyaza kiroso niwe wanjye uzi ko indimi ngaho urumva nako indimi zose zatugendaho okay urumva ibyo nibihagije hari abantu batumva ikinyarwanda ubu hano dufashe mu Bufaransa ubwongereza ahantu hose abaturanyi n'ikinyarwanda twagivuze atazavuga ngo ntabwo ibintu mwavuze twabyumvise njye mbasezeranyije ko nzamugarura navuga ikinyarwanda akavuga icyongereza bizaterwa n'ururimi we yumva cyane kurenza urundi niyo mvuga igiswahili nzavuga ikinyarwanda bishyire mu giswahili yego unasikia abantu rwose mwiteguye iyo show mubyandike muri comment mubishyiremo tubirebe Dr Kiroso ni uwo nguwo na Miss Element reka tunasoza turebana gutya ariko mbere ko musoza Kiro babari utere nk'imitoma nk'itatu umusheri wa Element ku buryo Element nashaka fuhi nta kibazo nawe arabizi ko yako wavuga uri nuko ari icya kera uri mwiza mama sinkubeshye nk'ibisanzwe abantu benshi biriya bintu bakabari ko imyaka 9 mu nda ya kambari cyo mukubita nicyo cyumvikana abanyarwanda bose kandi nabo ndumva baranshyigikiye uragerageza ajya kivuga nawe yego twagiye nakagasokoza se agashyize he ngakanda gafite umusoko kamanze n'unganye ubwiza bwanjye n'ukuri yego kuko ababireba ni benshi cyane hano wavuga ati ngiye mu ndukunda yamba mu Bwongereza cyane no mu Bwongereza ariko abandi bantu bavuga ngo n'abadisi n'abadiaspora abadiaspora niho baramureba nabo nanjye mwandebye se barakureba humura kuko iyo waje kwa Misere n'abadiaspora barakubona bose barakubona it's okay twagiye uri mwiza Miss Element urakoze uri mwiza si ibisanzwe bimwe benshi bakabya iminsi myinshi umaze muri cano bakureba bagenda bareba ibyo ukora uko uteye n'ukunsa byose birangara ngo gura si byo se aho ntabwo bakishima yego kambwira uko nakubonye nuko usabye ngaraguye he baby ndagupenda ya la 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 urumva yo mvuga ngo kuteye nuko usabira ngaragura urumva nari kuba mvuze ko namubonye kera murimbi akayimbo k'umukunzi wa Element yes kugira ngo mbone icyo nza kugenda mvuga nanjye yes we Misere nibagiwe Banyarwanda mu mbabarire nibagiwe ariko urabona umaze iminsi urimba ibihinde ukabirimbira abanyarudindi b'abanyarwanda none wahuye n'umusore usa n'abahinde babara umurimbira igihinde bita dusoza twagiye cyangwa best wanjye abinsabye nta kibazo yes
uri tayari Ndi tayari. kamaze gusokoza kugira ngo nguririmbire neza Yewe. ushaka bahita unagatangira. Thank you so much. duri si bateti duri nongere Byongere bakumva. umva se wirarama cyane Ngire ko. ngira gutya Yes. ngo duri si bateti duri si bateti duri jahomeya heneka chaho tuna tulayibanike ayiwe tuna tulayibanima ako mana tugushimira yuko duyahemeka chaho Thank you so much. nagirarangira Ntabwo yarangira. gukinagaho reba hano udahengetse gira gutya gukinagaho abanyarwanda ibintu biraryoshye urasetsa anyweye mu karu noneho hari akandi kaje Akahise. ngo kamuririmbire kamuririmbire dusoza guti bamba twagiye Eh. muri ready Yeah. abakunzi banjye We muri are hari ready, okay yes. guti bamba gatulahi wowe ntabwo tujye kwagitinga Yes. shaka ko wowe ugira umutwe gusa Uku nguku. ngo bifiringe Akubiri teka bishyira hariya. niba ngombwa ariko se cameraman ndimo Uri kumubona neza? uri kumbona neza Umusatsi wose. ubanza ugende uzominge neza reka nze mbazuminge neza njye ubanza umere gutya ugutya urebe hano nyine ku buryo cameraman Atubona neza. yes Yes. Uri kutubona neza? neza cyane okay Ako ntago kanya ntago kagiye ntago kuba ntago trend. ntago umaniye telefone ngo hano gutya ntago nakirekura nshaka ko wowe Agaruka. uraba agaruka akamfasha Yes. Ewe, We sigara okay kanyisigarane gutya kuko ndakoresha kumwe ubundi se sinagusokoje se byarangiye okay kambeshyize Cyangwa, gutya oya na kanze it's okay ngifate, Mm. kamwe kagiye gasokoza akandi kakari muri oya Eh, ntari biguma twagiye wowe ugiye kubifiringa nyine umere nk'umuntu nyine umukunzi wawe ari kuririmbira mere nk'umuntu uri nko mu ijuru. eh Yes. wenda nawe uzanyuzamo ufate kutu dusatsi twe gutya urumva Tuvuge ni Yego. yego. Eh, Kandi oya, Katire, nubwo Katire. nubwo wafata kuri iyi mishomo nta kibazo Aho nabona hose. aho aho uri Imishumi. gufata uri gufata igice cyo hejuru Ni hano. oh okay it's okay Kandi Katire Kat. twagiye Yes. tubwira action di action Action. guti bamba Yes. natolahi uti bamba natolahi uti bamba nakunehi nakutila uti patu mi iti patu mi iti patu paikuko iti patu mi he guti bamba inawenda kuri Thank you so much. ushaka gusaba Byandenze, kwishimira. byandenze. Banyarwanda byandenze. ngunda bikandenga bikantera kwibaza utubazo twinshi nguranyuzuza nkanyurwa bikantera kwibaza utubazo twinshi warurihe kera hose warurihe kera hose ngwiyo naza kubona umukara simba naramenye kumweru ubaho ariko iyo naza kuyobagurika simba narahuye reba hano ariko simba narahuye n'umuyobozi bw'Imana nagize Amashyi. nuko namenye ko nayobye nkagarukira igihe urasetsa ciao ciao bakunzi ba Miss Element turabakunda. Thank you so much. bye Nawe bye utaha.